Yes, reka nongere ntangire nguhe ikaze mu biganiro byanjye bya buri munsi. Amazina n'ikizigenza wihaye kandi byaje gucamo. Reka ntangire nshimira buri wese wakoze subscribe ahangaha kuko ubasha kubona notification uko nasohoye ikiganiro umunsi ku munsi. Ariko wowe uri gukurikirana ibiganiro byanjye utarakora subscribe umeze nk'umuntu uri gucikanwa, kuko umunsi ku munsi ngiye ntanga update y'ikiganiro runaka kandi kikagira benshi kigirira akamaro, kuko urebye na comment z'ibiganiro mba nakoze hari abantu bagenda batanga ubuhamya mu buryo butandukanye. Ntube rero cyangwa se ntuzacikanwe n'umwe mu bantu bazahindurirwa amateka n'ibiganiro byanjye. We kora subscribe, ibindi uzagenda ubyibonera nawe umunsi ku munsi kandi nzakubona muri comment wayitanze. Ikindi mbere yuko ntangira ikiganiro, nkuko muri kubona ishusho yangaha ku ruhande, reka mbanze ntanga icyo twita clearance ku bantu mwese. Hari abantu twahanye gahunda ko tuzakorana, ariko no kundi wari we wese ukurikira ibiganiro byanjye ufite wenda cyahindutse cyangwa se hari icyo byamuhinduriye ku biganiro byanjye, hari icyo yumva yaza akaganiriza abantu nka mu ino mikoro nawe akagira icyo abwira abantu, ni karibu. Nimero mba nayishyize kuri YouTube yanjye. Niwumva hari ikintu kidasanzwe waganiriza abantu wenda ku byahinduye ubuzima, cyangwa se ikindi kintu nawe wumva cya challenging abantu, uzaze wicara ngaha tukiganire. Wenda undi muntu nawe cyamufasha nkuko nawe cyaba cyaragufashije niba ukurikira ibiganiro byanjye. Ikiganiro cy'uyu munsi mwabibonye nyirizina, ishusho iri ku ruhande aho ngaho. Tugiye kuganira ku cyo bita ikirenge, ariko ibirenge tugira biri mu etape agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo bifite uburyo byitwa amazina n'uburyo biteye, muri kubibona ku gishushanyo. Sinzi wenda niba turi buze kuganira, uba ufite umwanya wo dukurikiye ukaza gucekinga neza ikirenge cyawe ukamenya ngo niba ariko kimeze. Ariko nibyo byose mubona bishoranye nabyo byose ndabisobanura, cyangwa se byose ndaza kubisobanura kugira ngo ikiganiro uzagenda ukibona ukwacyo. Noneho rero wowe nuza kwisanga iki kirenge ngiye kugusobanurira kimeze nk'icyawe, noneho wicare mbanze ngubusobanuro bw'ikirenge, cyangwa se abantu bafite ibirenge bimeze gutyo. Niyo mpamvu nabwo ngo ngiye gukora ikiganiro nabandi gukora ubucukumbuzi nkuko mubona update yaho ngaho babigize. Noneho reka nze mbibabwire mu buryo rero bwagutse kugira ngo mubibone. Uyu munsi ngiye guhera ku kirenge cyitwa Egyptian foot. None ahangaha ndashaka kunyamasobanurire mutaza kubyita ngo ni ikirenge cy'abanyayijibuti nyine ngo ni k'abanyayijibuti. Oya, impamvu cyitwa icyanyaba Egyptian, cyitwa Egyptian foot, ngiye kugigusobanura tuza gusanga impamvu bakise gutyo. Ntabwo ari uko abakifite ari abanyayijibuti gusa, oya, n'abanyarwanda n'abazungu n'abaye bose baragifite, ahubwo gifite impamvu cyangwa se inkomoko y'impamvu ubushakashatsi bwakisira izina. Iki kirenge ushobora kuza kwibaza ngo ese abantu bagifite babimeze gutya. Noneho ndashaka kugira ahangaha muze kumva ikintu kimwe, mutaza gucanganyukirwa. Nababwiye ngo ngenda cukumbura bro, mba nabanje nkagerayo nkashaka amakuru ya nyacyo ku buryo nkakikubwira ukacyumva. Ku bwa Yesu cyangwa se aho Bibiliya twerekana za Korani, bari abantu ba kera bose ba Yesu n'intumwa ze n'abantu bose bagendanaga. Nta modoka zabagaho, nta ndege zabagaho nk'iyi minsi, nta magare yabagaho. Umwami cyangwa se umuyobozi ukomeye iyo yabaga yagenze ku kintu kidasanzwe yagendaga ku ndogobe cyangwa se farasi niba ariko muyita mu ndimi z'ahandi. Ariko ubundi abandi bose bagendeshaga ibirenge. Bivuga ngo ibirenge cyangwa se ikirenge cyari gifite meaning idasanzwe mu bihe bya kera, kuko ikirenge nicyo cyabibaga urukundo, kikabiba urwango, kikabiba intambara, kikabiba ibintu byinshi bitandukanye. Kuko n'intambara muzabona za kera zabaga zo muri Bibiliya, bajyaga gutera igihugu ku kindi bagenda n'amaguru, nta ndege babaga bakoresheje. Bivuga ngo ibirenge bya kiragiye byari bifite meaning itandukanye, cyangwa se meaning ifite ubundi busobanuro budasanzwe. Niyo mpamvu icyo gihe ikirenge aricyo cyahabwaga agaciro. Ubundi bavuga ko mu gihe cya 300 na ikintu cyitwa ikirenge n'umunyu nibyo bintu byabaga biri rare, byabaga bihenze ku isoko. Kuko kubona umuntu uzitangira igihugu akemera kugenda n'amaguru agakora urugendo runini bagiye gutera ikindi gihugu babaga ari bakeya, cyane ko abana n'abadamu batajyaga, bivuga ngo ni abasore. Urumva rero noneho umunyu wo wabaga ari ikintu gikomeye cyane, kuko n'ibihugu byarwariraga bishakisha. None uyu munsi reka none ngusobanurire ikirenge. Wibaze none impamvu mu gihe cya kera indege n'imodoka n'ibiki n'amagare bitaraza, ibirenge byakoreshwaga gute, byubahagwa gute, byahabwa agaciro mu buhe buryo. Uraza gusanga none ibi birenge bigiye byitwaye amazina byose nzabasobanurira, uzumva meaning uhita umenya neza ikirenge ni iki. Ariko uko iterambere ryagiye riza, abantu bagiye bababanebwe mu kugenda n'amaguru. Niyo mpamvu iterambere ryaje, abazungu bari mu bindi bintu bitworohereza kugenda n'amaguru. Biragoye ko wakumva umuntu yavuye hano akagera muri Amerika n'amaguru, ariko kera intambara zabagaho bagakora ingendo zingana nk'izo ndi kuvuga. Ariko ubu ngubu iyo bavuze kujya muri Amerika uhita wumva gushaka itike y'indege. Bivuga ngo wowe ntushaka kugendesha amaguru, meaning yawe ugiye kuyorohereza, cyangwa se urugendo rwagiye kurworohereza ukoresheje indege. Kera rero ibyo ntibyabagaho, n'inshuti n'abaki n'umwami yajyaga kugaba igitero ku bundi bwami bakoreshaga ibirenge. Abayobozi abafasha umwami amazi, abamutwaza ibiki nibo babaga bamuri iruhande gusa bafite amafarasi, abandi bose bagendeshaga ibirenge.
noneho uyu munsi rero ngiye kugusobanurira ubu bwoko bw'ibirenge byose nzabasobanurira, muzagenda musanga abantu bafite umwihariko udasanzwe, bari abantu bateye ubwoba. ubwo ahangaha mba nabanje kugira ngo mbanze n'introduce ikirenge cyangwa se mbinjize muri mood y'ikirenge kugira ngo noneho ugende muri ibi birenge byose nzagenda mbasobanurira uzajye wumva neza noneho ese koko ikirenge cyari gifashwe gute cyangwa nakaye gaciro gifite na naka kanya, kuko still n'umuntu ufite iki kirenge ndaza kuguhuriza n'ibintu bibaranga kandi nawe uraza gusanga urimo. Tugiye guhera ku kirenge cyitwa Egyptian foot cyangwa se ikirenge cy'abanya-Egypt. Bari abantu bameze gute cyangwa se ni umuntu umeze gute ufite iki kirenge kimeze nk'icyabo cyangwa se gifite aho gihuriye n'ahangaha. Dore ikintu cya mbere kiranga abantu bafite ikirenge kimeze gutya cya Egyptian foot nkuko muri kwibona ku gishushanyo. Ikintu cya mbere kimuranga mu bitwa abanyembaraga cyangwa se bakunze kuba abanyembaraga. Ndabigusobanurira sasa mbihuza na bya bihe bya kera kugira ngo byumve. Abanya-Egypt cyangwa se abantu baturuka muri biriya bihugu bya Egypt, impamvu iki kirenge cyabitiriwe nibo bantu ba mbere ngo bajyaga kwiba tekinoloji mu bindi bihugu cyangwa se tekinoloji icyo gihe yariho niko nabyita cyangwa se icyo twakwita ubufindo, sinzi ukuntu bajya babyita, muzamfashe mu nyandike muri comment. Ariko nyine icyo gihe ibyo bitaga tekinoloji bo bajyaga kukiba mu bindi bihugu cyangwa se bakamenya amakuru ko ibyo bintu bafite ukuntu bikoreshwa bakaza bo kubikoresha iwabo. Niyo mpamvu rero bakoreshaga ibirenge bakagenda bagacengera. Uzi ko bafataga ngo ndabaha urugero, bakaba bavuga ngo kugira hatazagira utuvumbura akamenya ko twaje kwibi tekinoloji, bakohereza umuntu akagenda akabyarira y'umwana, uwo mwana akaba ariwe bazategerezamo ko azabashakira bakuru. Ibaza uwo mwana igihe yavukiraga hagakura akaharererwa kugeza igihe bazamuha misiyo bamuzi neza ko igihugu yagiyemo cyangwa se igihugu kimuzi nk'umuntu waho, ku buryo atabatangiye amatwi. Kuko buranga abantu bakera bari abatasi bo kuri urwo rwego, iyo wabinjiragamo batakuzi barakunekaga bakamenya n'iki kintu kikugenza. Abanya-Egypt rero cyangwa se abantu kuri wirangoma y'abanya-Egypt niyo mpamvu bitiriye iki kirenge gutya, bari bazi uburyo kibajya kunekana akavuga ati ngiye ndi mukuru bahita bantahura, ahubwo nzajyayo mbyarire nishaka ite nta cyangwa se nzanapfireyo, ariko uwo nzabyara kuko yahavukiye bo bazi 100% ko atashobora kubavamo. Uwo muntu akaba ari uzababera ubuhanga cyangwa se ari uzabatangira amakuru bo bashaka. Niyo mpamvu ahangaha babita abanyembaraga. None iyo bavagayo rero cyangwa se uwo muntu bagiye gutuma yasoje ubutumwa akabagirira ku cyo bashakaga, yahitaga hindukira akazana ya tekinoloji cyangwa se bya bintu yagezeho bakaza kubyubaka iwabo. Niyo mpamvu iyo urebye muri bihugu bya Egypt usanga hari ibintu twakwita ngo imirimbo, usanga hari ibintu bagiye bubaka by'ibistati, usanga hari imisozi igiye ifite ukuntu nyine yubatse abantu bajya gutemberayo. Ibaze ko ibyo bintu bafite abazungu batabifite. Kubera iki? Bamenye tekinoloji barabikora, barabigeraho, bamaze kubigeraho barwanya babandi babikuragaho cyangwa se baga bafite tekinoloji bo ntibabikora. Bivuga ngo aka kanya biri mu bintu bafite cyangwa se birabimonema byabo bagira, biri mu bintu binjiza amafaranga menshi ku isi kuko nibwo bwenge bamenye, baraza babikora iwabo abandi batabizi. Urumva? Niyo mpamvu babita abanyembaraga. Babaga ari abanyembaraga kubyata, bazi kuvuga ngo twege tugira umwete wo guhaguruka tukagenda, tukajya gutara amakuru, tukajya gushaka impamvu yatuma icyo dushaka tukigeraho. Ngira ngo ahangaha aka kantu ka tiki kitwa ngo bari abanyembaraga, urumva imbaraga babaga bakoresheje. Nk'abantu babashije kugeraho cyangwa se mujya musoma amateka bazabasobanurira birabimonima bagiye bubaka mu bihugu byabo, uzasanga ari ibintu binini bifite ngo amaroshi akomeye cyane ku buryo ki nyine wowe iyo ubirebye muri iki gihe nk'umuntu ushobora no kunegwa kwibaza ukuntu babyubatse. Ntushobora kubona uburyo hari n'igihe ureba ibi ukuntu ringana ukabona ribuye rifite nka metero 500 ukibaza bariteretse hano bate, babigenje bate. Ariko mu gihe cyabo icyo gihe bo bari bafite ubushobozi n'imbaraga zo gukora ibyo bintu kandi bakabigeraho. So niyo mpamvu raka kanya cyangwa se abantu iki kirenge bumva bakitiriye ngo Egyptian foot babaga ari abantu b'abanyembaraga babasha gukoresha ibiboro cyangwa se bakabigeraho mu buryo bw'imbaraga. Icyo ni ikintu cya mbere. Niba rero ufite iki kirenge nawe wisanishe nabo, ese uri umunyambaraga mu buryo bungana gute? Ese uri umunebwe mu kugenda? Ese uri nyine nawe wisanishe n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uraza gusanga wisanisha neza n'abantu bameze gutya. Cyane ko ibi birenge bidakunze kuboneka ahantu hose, biba biri rare, ntago abantu bose ariko tubifite. Niba rero ufite iki kirenge mbanza kugukangura cyangwa kubwira ngo wiyumve nk'umunyembaraga, wiyumve nk'umuntu udasanzwe, ahubwo wowe ntukajye wicira urubanza. Hari abantu bajya bakunda kugira ikibazo cyo kuvuga ko wenda yabona ukuntu ateye bitandukanye nuko abandi bateye cyangwa se bameze, akagira ngo we ni ikosa cyangwa se akumva
bimuteshe makumva atari ibintu yakabe yishimira. Ariko ujye ubanza wibuke neza ko nta ruhare warabigizemo kugira ngo ubu umeze gutyo. Ariko none aka kanya wowe nuza gusanga uko kuntu wajyaga wijudginga cyangwa se wajyaga wiblaminga, uraza gusanga bifite aho bihuriye wowe nuko uri umunyembaraga cyangwa se urundi muntu utandukanye n'uwuriwe aka kanya. Ikintu cya kabiri rero kiranga abantu bafite iki kirenge kimeze gutya nkuko muri kubibona aho ngaho, akunze kuba umuyobozi w'ikirenga. Ahanga ndashaka rero mukumve neza nako impamvu bakunze kuba abayobozi noneho bakaba bikirenga bitandukanye no kuba umuyobozi gusa. Hari ukuba umuyobozi ariko hakaba n'umuyobozi w'ikirenga. Ni ukuvuga ngo niba abantu baba twita ngo impirimbanyi, ugasanga niba abantu baharanira kuba bavuga ngo njyewe ninjya no mu buyobozi cyane njya kuridinga ibintu runaka, nziyeranja mbe umwe muri bo hejuru. Nyine abaridinge mwese abari hejuru yanyu, ntabwo byo kuvuga ngo araza ari wa muyobozi wo nyine uciriritseho hasi. Hoya, arwanira impamvu yatuma agera hejuru. Uraza gusanga wenda nawe mu buzima bwa buri munsi cyangwa se uburyo cyubayeho cyangwa se uburyo cyumva ibintu, iyo ushatse kubyumva ntabwo byumva nk'uko abandi babyumva, ahubwo uri hejuru yabo mu bitekerezo cyangwa imyumvire, ndetse ukanifuza kuba wagera ku rwego rwo kuridinga abo bantu ngo ugere ku rwego batabashije kugeraho. Kandi abenshi bigaragara ko 90% hafi ku ijana bose babigeraho. Wibaze rero, ushobora kwibaza ngo ese ibyo bintu ikirenge no kuridinga no kuyobora abantu bihurira. Ibyo bintu bituruka muri characteristics z'abantu. Burya ntabwo twese abantu twiyumva kimwe. Hari umuntu ukora kumva we ntago ashaka kuyoborwa azayobora. Uwo muntu yabikuranye akabishyiramo purpose ya danger n'ubundi abigeraho. Hari undi uhora ari ameze nk'insina ngo faka avuga ati jewe reka sinzi gufata inshingano bajye banyobora. Nabo babaho muri societe turabagira. Umuntu rero umeze gutya we akunze kuba umuyobozi w'ikirenga. Icyo ni ikintu cya kabiri kimuranga. Ikintu cya gatatu rero kiranga uyu muntu, ikintu cya gatatu kimuranga dore ni iki ngiki, ngo muri we agira character ivuga ngo bura kimwe ukize ikinshi, ikindi cyangwa se ukize byinshi. Ubure kimwe. Abantu batandukanye natwe, wowe biragoye ko niba nkurikiye iki kiganiro uri umuntu ushobora kumva ko yakwemera kubura ikintu runaka ariko akarokora benshi. Mu gihe hari undi muntu uvuga ati jewe ndashoza urugamba cyangwa ndashoza intambara ku bantu runaka ariko twe tubashe kugera ku kintu runaka. Abo bantu bari abantu bafite imbaraga, bafite kwiyumva muri bo gutandukanye nuko abandi twese tumeze. Ni gake uzasanga umuntu ashobora gufata papasi akavuga ngo ngiye gutera. Uzi ko hari nk'igihe nkawe dukurikiye n'urugero wumva bavuga ngo igihugu kigiye gutera ikindi, ukumva igihugu gitera ikindi gute? Ni imyanzuro idasanzwe ifatwa ku rwego rwo hejuru, akavuga ati uzi aho bigeze tujye gutera. Niba mukurikira wenda ibintu bifite aho birera na Bibiliya, mwajyaga muri ukuntu mwumvaga ngo Farongo agiye gutera aha, ukumva umwami runaka agiye gutera undi, ukumva ati mutegure ingabo tujye kubatera. Iyo uri umuntu w'umunyantege nya cyangwa se utari umuntu uzi gufata ibyemezo byo ku rwego rwo hejuru, ijambo gutera abandi wumva ari ibintu bitanabaho, wumva atari n'ibintu we wanarota, wumva nyine ari sakirego kuri wowe. Ariko hari abantu bagira inshingano cyangwa bagira purpose yo kuvuga ngo njyewe gahunda yanjye ni ukurasa ku ntego. Niba uvuga ati ngiye gutera aba bantu akabatera bro, akakubita akabahungabanya akabirukankana, aba bantu rero bameze gutya cyangwa se bafite ikirenge kimeze gutyo, bakunze kuvuga ati ngiye nakwemera nka buri kintu kimwe ariko nkarokora byinshi. Wowe rero niba uzi kutajya ubasha no kurekura n'akantu kamwe ufite no mu buzima busanzwe, ukananirwa kuvuga ngo nakwigomwa ikintu runaka ngo ndabashe kugera ku bindi, ukumva urashaka guhora ugera ku kantu kamwe cyangwa ukakagundira. Niyo mpamvu utajya ugira success yo hejuru. Nko mu buzima busanzwe, reka mbivugeho nk'urugero, kugira ubasha kuba ufite nk'ibihumbi 500 uzagire miliyoni 10 nuko uyashora, kandi ukayashora utigononwa ngo buse ngo nyine nyashora ngagashira ngo biragenda utoya, ugafata initiative uvuga ati ngenda yashoye aragiye. Nukoresha umutima ukomeye gutyo ukumva ko yashoye, n'ubundi kubera kwizera kwawe n'umutima washyizemo ukomeye uzayagaruza. Ariko noneho nutayashora ukumva ko no yashora ngo ari bugire ikibazo, n'ubundi uri buyarye kandi ntacyo yinjiza, azashire none ashire nta n'icyo ubonye. Urumva rero abantu bafite ikirenge kimeze gutyo cyangwa se abantu bari muri iyi kind ya Egyptian foot ni abantu nyine badasanzwe. Tumuri kumva ko izi ngero zose nagiye mvuga ziri hejuru cyane, ni abantu bumva ko ari abantu barenze cyane. Ikintu cya kane kibaranga cyangwa se nyine bakunze kugirayo ikintu kidasanzwe, ngo aba bantu cyangwa se abantu bafite ikirenge kimeze gutya ngo barigenga ku byabo. Uzi kwigenga ku cyawe ni ukuvuga ngo nta muntu ushaka kuza kugufatira decision yo mu bintu byawe. Hari abantu babeshejweho no kumva amabwire, hari abantu batazi kwifatira ibyemezo mu buzima, ukaba waza ukamusanga ari nko guplanning ibintu ari kubikora, ukahita umucangacanga akahita bihindura akahita ajya mu byo wamubwiye. Ugasanga ni umuntu ushaka kubwira ngo
akaza akakwereka wenda nk'ahantu ari kubaka inzu akakwereka sisiteme n'ibiki, kandi iyo nzu ni nziza yenda kuzaba nziza, undi akaza avuga ati ariko nta kundi kuntu wabihindura gutya ukabigenza gutya, akaba bishyize mu matwi nabyo arabyemeye, icyemezo cy'uburyo cy'inzu azayishakamo kikaba gihindutse mu minota zero. Mu gihe uyu muntu we niyo yakubwira ikintu ukaza uri inararibonye ku rwego rw'isi ngo uje kumucarinjinga, arakubwira ngo no, nabikubwiraga ngo birebe urebe uko bimeze, ariko we ntacyo ufite cyo kubihinduraho. Ibi ni njye wabiteguye, nanjye uzi ukuntu bizagenda. Ibitekerezo byawe ni byiza, ariko uzabigire cyangwa uzabikore ku byawe. Nyine akakwereka ko kwigenga kuri we yigenga ku bitekerezo bye, ntabwo ashaka ko we ibitekerezo yatekereje akabifatira umwanya akanabipuraningira akabishoramo naye uza mu minota 5 gusa ugashaka kumucarenjenga. Nuvuga ngo kwigenga muri we bihera mu gufata ibyemezo ntakuka. Aka kantu ngira ngo murakumvishe neza, ubu turi kugenda twumva icyo bita igisobanuro cy'ibirenge cyangwa se cy'ikirenge. Mutazajya mugira ngo ikirenge gusa kibereho kukigendesha ahanga hanze ukanagikarabyo ukambika inkweto. Oya, ku bwa kera aho cyabaga gifite meaning nini cyane, n'uvuga ngo cyabaga gifite ubunararibonye mu kugira gute kwigenga. Mbere yuko tugera ku kintu cya gatanu dusoza, wabanza ugakora subscribe, ushobora kuba utarayikora, ariko nuyikora tuzajya duhurira mu biganiro byanjye cyangwa se bikugendekere fresh. Akantu ka gatanu cyangwa se karanga bano bantu sinkazi neza mu Kinyarwanda, ariko reka nkavuge mu rurimi rw'amahanga, wenda uraza kumfasha muri comment. Ngo bakunze kuba abadictateur. Abadictateur nagerageje gushakisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda sinjya mbasha kubimenya. Abanyagitugu, merci muvandimwe wese abimbwira. Bakunze ngo kuba abanyagitugu, abadictateur. Umva naye nagashatse ahantu hose mu mutwe ndakubita ndakabura mu Kinyarwanda. Impamvu rero ngo bitwa abanyagitugu aba bantu nkuko umuvandimwe bivuze, ni ukuvuga ngo ubundi kugira ngo umunyagitugu bibanza bihera muri rwa rugero yavuze ngo barigenga ku byabo. Umunyagitugu ni wa muntu udashaka inama ziturutse ahandi. Ni ukuvuga ngo abandi bo bamubona nk'umunyagitugu kubera ko ibintu ababwira cyangwa se ibintu yifuza gukora ntabakeneye abamucarinjinga. Usanga inama z'abantu bitwa kari intiti cyangwa se bo hejuru bashaka kumugira azima agaciro. Iyo rero azimye agaciro ari iz'abantu 1 2 3 4 bo bahita mwita umunyagitugu, kuko babona ari kugendera ku mahame ye bwite, adashaka ko hari undi muntu umucarinjinga. Rero hari igihe abantu bitwa abadictateur cyangwa se abanyagitugu mu buryo bwa societe twahita twumva ko ari abantu kuko babagome, ari abantu bafata imyanzuro mibi cyangwa se ari abantu b'ibyihebe. Ariko hari n'abantu b'abadictateur mu mpamvu nzima, ugasanga umuntu warashaka kuyobora uburyo cyangwa se we ari kubona vision y'ikintu ashaka, uburyo ashaka kukigeza ahantu, ariko kuko mwe mutari kubibona kimwe nkawe mukamwita ko ari umunyagitugu cyangwa se ari umuntu mubi. Ariko nyamara mumuretse akabitwara nk'imyaka runaka yabishyizemo, hari igihe bizarangira mwese mumuhindukira mukabati burya wa muntu ararenze, cyangwa se wa muntu ibintu yatekerezaga twabisuzuguraga tutarabibona. Rero murumva ko kuba umudictateur cyangwa se kuba umunyagitugu ntabwo bisobanura ko uri umuntu w'ikihebe. Hoya, hari n'umuntu bita umudictateur cyangwa se umunyagitugu ariko ari kugambirira ibintu byiza imbere, bidakuraho ko ari umudictateur akora ibibi, nabyo birashoboka cyabinabaho. Ariko bo aba bantu bo ngo bakunze kugaragara nk'abadictateur, no kuvuga ngo ntabwo nyine ubundi avugirwamo tu. Mushobora no kumugira inama muri ibihugu nk'icumi, tuvuge niba ari nk'umuyobozi w'igihugu runaka, mukamwanga ngo ukora ibi bintu gutya, akabima agaciro cyangwa se akanga no kubyumva, cyakabireka ko yabyumvise ariko ntabishyire mu bikorwa. Icyo gihe kuko muri benshi mwe mumwita cyangwa se muhita muha izina ngo ni umudictateur kugira ngo mumwangishe abandi bose bumve ko uwo muntu atavugirwamo. Ariko nyamara ntabwo aba ari umudictateur, ahubwo nuko uwo muntu yabonaga ibintu bitandukanye nuko abo bantu bose 10 babibona, bashatse kumucarinjinga arabyanga, ahubwo bahita bishyira muri sanse yuko uwo muntu ari mubi. Mbere yuko nsoza ndabaha nk'urugero, ubwo ndatanga urugero ngendeye ku byo twe twabonye. Nk'umuntu witwa Gaddafi, mbere yuko apfa cyangwa se mbere yuko yita Imana, we abanyamahanga cyangwa se abazungu bagerageje kumwereka isi ko ari umudictateur cyangwa se ari umuntu w'ikihebe. Ariko nyamara bamwe mu bo yafashaga cyangwa se igihugu cye muri rusange, bo babonaga ibintu abakorera bitandukanye n'ibyo aka kanya bari kubamo. Ubu aka kanya nibo bashobora kwicara bakakubwira ibyiza yabagejeje hakiriho, nyamara mbere yuko yitaba Imana babanje kumwambika icyasha, bamwerekana uburyo Gaddafi ari umuntu umeze nk'ikihebe, ko akashaka guhindura Afrika akayishyira ku ifaranga rimwe, ko akashaka ubwigenge bw'abanyafrika, akagenda arema ibintu bigiye bitandukanye, kwegeranya abayobozi b'abanyafrika akababwira propaganda runaka bakoresha kugira ngo
mbega barugigana babaca intege baza kubatwarira imitungo yabo. Icyo gihe urumva ba bandi bazaga gusahura muri Afurika bo bahita bakwambika irindi zina ribi kugira ngo bumvikanishe ko uwo muntu ameze nk'ikihebe, ariko nyamara wasanga cyangwa se we icyo yari afite yari impinduramatwara ku rwego rwa Afurika ngo twese tuzamukire hamwe nta muntu twinjiriye. Urwo rwari urugero rumwe, ubwo wenda nawe ufite abandi uzi bagiye babaho mu mateka, ariko ni abantu ntuzumva umuntu wese amwita umudiktateri ngo utekereze ko ari uko ari ikihebe cyangwa se ari umuntu mubi. Hari igihe abarwanirira ibintu byiza ariko kuko abandi batabibona nkawe kandi ari benshi kumurusha bagahita bamwambika icyasha cy'iryo zina kugira ngo akunde yangwe muri sosiyete. Niba rero muri iki kiganiro dukoze cyangwa se muri kiganiro bakoreye gifite aho gihuriye wenda nuko nawe uteye cyangwa se ariko uri kwibona ukumva hari imico runaka navuze nawe ujya wibonaho, ubwo nyine nawe niko uteye niyo kamere. Niyo mpamvu rero nababwiraga ngo natangiye babwira ngo ku bwa kera cyangwa se ku bwa Bibiliya nta modoka zabagaho, nta ndege, nta mamoto, nta magare, bakoreshaga indogobe cyangwa se ibirenge, bajya gutera bakagenda n'ibirenge. Bivuze ngo ikirenge mu gihe cya kera cyangwa se mu gihe cy'imyaka ya mbere yabanjije cyabaga ari ikintu cya danje kuko nicyo cyabafashaga kurema urugamba, gutera abandi gutyo na gutyo. Ubwo rero niba wakoze subscribe uzajya ubona ibindi biganiro byanjye, ariko niba utarayikora wayikora tugahurira mu bindi biganiro cyangwa se no mu bindi birenge nzajya nabasobanurira. Ciao ciao.